mumenye neza ko Satani yinjiye kandi yarakomanze. Hari abantu bamukinguriye. Mugire ubwenge, mumenye neza. Yesu abaho umugisha abakunzi ba Gospel TV Rwanda, kandi namwe mwese mudukurikiye hirya no hino ku isi. Imana y'amahoro nibaganze. Imwene so Ernest Niyonsenga. Iki ni ikiganiro Isoko y'Agakiza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Satani yakomangiye benshi. Satani yageze mu bashumba arakomanga. Satani agera muri ba bishop arakomanga. Satani yageze mu bahanuzi ndetse n'umubwirizabutumwa bwiza arakomanga. Satani yageze mu baririmbyi no mu bakristo arakomanga. Satani yageze mu badiyakoni arakomanga. Satani yageze ahantu hose arakomanga. Rero bamaso wumve icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo, kandi n'ukuri iri jambo rigira umumaro wo guhindura umuntu, kandi rigira umumaro wo kwigisha umuntu uko agomba kwitwara kugira ngo ahabwe ingororano nziza z'ibyo yakoze kandi bizima. Reka dusenge Imana maze dukomeze tuganire ku ijambo ryayo, twumve icyo umwuka yaduteguriye. Uri Imana nkuru, uri umutabazi, uri umurengezi. Bana natwe buri munsi uko bwije n'uko bukeye, tubona imbaraga zawe, tubona urukundo rwawe, tubona imbabazi zawe n'umwuka duhumeka. Ni kubw'impuhwe n'ukuri tugushimiye ko uyu munsi uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere twegera ameza yawe, dufate igaburo ritunga ubugingo. Mwami Imana, ijambo ryawe ni ukuri kandi rigira umumaro wo kutweza no kudutunganya. Iherekeresha imbaraga z'umwuka wera, kandi umuntu wese uri buryumve, Uwiteka we ugira aho umuvana naho umushyitsa, kandi azasohora iwawe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ikomeze itwishimire. Tugiye gusoma ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 22 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yendaga gusohora. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica, kuko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare w'abo 12. Aragenda avugana n'abanditsi n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko bazamubagenzereza. Imana ituganze cyane. Bene data, dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza. Iki ni igihe Yuda yagambaniraga Yesu Kristo, nyamara yari umwe mu bigishwa be 12. Ariko ntabwo byatumye atamugambanira, kuko Satani yarakomanze maze Yuda arakingura. Ntabwo ari Yuda wenyine Satani yakomangiye, kuko bari benshi, ariko wakinguye ni Yuda wenyine. Bene data, ndagira ngo nkubwire ngo uko natangiye mbivuga ngo yarakomanze mu bashumba, akomanga mu babwirizabutumwa. Satani yakomanze mu bapasiteri, Satani yakomanze muri ba bishop. Ariko mbese abamukinguriye ni bangahe? Ukeneye imbaraga zituma Satani akomanga, ukamenya neza ko ari Satani uri gukomangira ubuzima bwawe, ukamenya neza ko ari Satani urimo ushaka kwangiza umugambi w'Imana kuri wowe, ukamenya neza ko ari umujura. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica, gusahura no kurimbura. Rero bene data, muri iyi minsi dufite ikibazo cy'abakristo bataramenya neza, batarahishurirwa ko Satani yabakomangiye cyangwa atakomanze. Ntabwo bari gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani, ahubwo bari kugendera muri kirabaye, bagatera baraza gusa, batazi neza imbaraga
zihishe inyuma mu byo bari kugenda bahura nabyo. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko muri ubu buzima tubayemo ikintu cyose kibaho gifite impamvu. Niba umuturanyi wawe mwagiranye ikibazo, wireba kuri uwo muturanyi wawe, kuko Yuda Satani ataramwinjiramo, nawe yari intumwa nk'abandi. Yari intumwa nk'abandi, yari umwe muri abo 12. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Satani akimara kwinjira muri Yuda, nyine bihita bihinduka. Yuda wagendanaga na Kristo atangira kujya akorana n'abatambyi bakuru, atangira kujya akorana n'abanditsi, atangira kujya akorana n'abatware b'abasirikare, kugira ngo barebe uko nyine bazagenza Kristo bari barabuze, kugira ngo barebe uburyo bamwica. Atangira kwakira impiya, atangira kuvuga ngo mbese murampangahe kugira ngo mubashakire, kugira ngo mbafashe kumufata. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Satani atarinjira muri uwo mwana wawe, yari umwana muzima nk'abandi. Satani atarinjira mu inshuti yawe, yari inshuti nziza. Ariko Satani akimara kwinjira, ahinduka nk'abandi bose, kandi araguhinduka. Arimo arakora ibyo atagakwiye gukora, arimo arigira uko atari. Ariko mu by'ukuri Satani ataramwinjiramo, yari umwana muzima nk'abandi. Satani ataramwinjiramo, yari inshuti nziza. Satani ataramwinjiramo, yari umubyeyi mwiza, yari umumama mwiza utanga uburere, yari umupapa mwiza wubaha umuryango, yari umuntu uhahira urugo, yari icyitegererezo cy'abizera ku byo avuga, ku byo akora, ndetse no ku mirimo no ku kwizera. Yari umuntu muzima mu itorero, yari umushumba mwiza disi, yari bishop mwiza, yari apostle mwiza. Ntabwo yasengeraga abantu ari uko bamuhaye amafaranga. Ntabwo yahamagaraga abantu ngo murampa ngahe kugira ngo ntaburure ibi bintu batabitse mu marembo y'urugo. Ntabwo byari gushoboka. Yakoraga umurimo wo gukoranya ubwitange. Ariko Satani akimara kumwinjiramo, arajya kugusengera akakwaka amafaranga, akavuga ngo ntabwo nakurambikaho ibiganza, amavuta yanjye yarampenze nayakuye muri Isiraheli, iyi nkweto yanjye n'iyi saha nambaye byavuye Dubai, kandi nateze itike ikomeye ngerayo. Rero ntabwo ngomba kugusengera ngo nkurambikeho ibiganza utampaye amafaranga. Uwo nguwo nawe Satani ataramwinjiramo, yahamagawe ari umuvugabutumwa nk'abandi, yahamagawe ari umushumba Imana izi ko azagira umumaro. Ariko Satani akimara kumwinjiramo, birahinduka, aba nk'abandi bose, ndetse aba mubi kuruta uko yari ameze atarahamagarwa. Bene data, Satani hari ibintu byinshi arimo arakoresha kugira ngo abashe kugusha umuntu, cyangwa abashe gufata umuntu wamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, amuzingazinge, amugire uko ashaka, maze amuhindure igikoresho cye. Ntabe akiri wa wundi ushimwa n'Imana, ahubwo aba ari wa wundi ushimwa n'abantu bitewe n'imirimo akora. Abe umuntu w'abantu ariko ntabe umuntu w'Imana, abe umukozi wa Satani yitwaje imbaraga z'ibitangaza. Satani ataramwinjiramo, nawe yari umwana mwiza. Ariko hari ibintu Satani arimo aragenda akoresha kugira ngo abantu bahinduke ibikoresho bye, kugira ngo abibe umwuka mubi mu bantu b'Imana. Hari ibintu byinshi Satani arimo arakoresha. Satani ikintu cya mbere arimo arakoresha, arimo arakangisha abantu ibintu byinshi bitandukanye. N'ibikangisho by'umwanzi. Icyo nicyo kintu cya mbere. Harimo ibigeragezo ndetse n'indwara nyinshi z'amayobera. Bene data, mu minsi turimo y'imperuka, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hazaduka hazaduka ibintu byinshi, indwara z'amayobera ndetse n'indwara z'ibyorezo. Ntabwo abakristo bari gusobanukirwa iminsi basohoyemo,
ahubwo barimo baragendera mu gihogere no muri kirabaye, batazi neza umwuka ushoreye ibibazo ndetse n'ibigeragezo bari guhura nabyo. Biri gutuma bibagirwa, bakababwira ngo hano dutanga agafu gakuraho inyatsi, hano dutanga agahu umanika mu nzu ukavuga amagambo, kandi hano dutanga amazi unyanyagiza mu nzu maze za karande zigacika, imikoshi ndetse n'imyaku n'imivumo yose yo mu bisekuruza igacika. Hari ikiganiro ejo twaganiriye ku ijambo ry'Imana mbabwira ngo amaraso ya Kristo yonyine niyo abasha gukuraho ibyo byose. Ntabwo amazi yo mu bapfumu, ntabwo amazi yo mu bakonikoni yagira icyo akumarira, ahubwo agushyiramo imyuka mibi. Wa mwuka winjiye muri Yuda, uwo mwuka nawo ukujyamo, maze ugatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana, ugatangira kuroga utazi kuri kuroga, ugatangira kwica utazi kuri kwica, ugaterekera utazi kuri guterekera, ugahamagara abazimu utazi kuri kubahamagara, uri kuvuga ngo ni umuti banyihereye, ngo bimeze neza rwose, ngo mbone amahoro, ngo ni utwatsi bampaye ngo mpereze umugabo wanjye kugira ngo atuze. Bene data ba Kristo bavandimwe, jya ku mavu usenge. Ntabwo ibyatsi bazaguha ari byo bizatuma umwana wawe yumva, ntabwo ibyatsi bazaguha ari byo bizatuma uva mu kigeragezo urimo. Nta kintu na kimwe wakora cyatuma uva ku musozi uriho usibye gusenga konyine no kwizera Kristo ndetse no kwinginga. Nta kintu wakora cyatuma ucika izo mbaraga atari Yesu Kristo wenyine, ni ukuri wahagwa. Hari ikindi kintu Satani arimo arakoresha kiyobeje benshi cyane kandi n'abakristo, hari n'abashumba benshi ndetse n'abakozi b'Imana batandukanye. Ni umwuka w'ubuhanuzi w'ibinyoma, kandi hari icyo Bibiliya yatubwiye kuri aba ngaba. Iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka imyuka mibi iyobya. Iyo myuka rero iyobya yaradutse, ntabwo umuntu atinya kukubwira ngo mvuye aha n'aha cyangwa mbonye ibintu ibi n'ibi. Agira icyo ukora kugira ngo ubone nawe gukira cyangwa ubone amahoro. Bene data, mwitondere abahanuzi, mwitondere imyuka muri kugenda muhura nayo, kubera ko abo ngabo nabo bari bazima, ariko Satani akimara kwinjira muri bo bahindutse nk'abandi bose. Rero mube maso mutagwa mu moshya, kuko Satani arakuburira hamwe akagutegera ahandi. Niba akuburiye muri ibi bigeragezo wabitsinze, wabinesheje, ukaguma kuri Kristo, ntabwo ari bubure kugutegera mu bahanuzi. Niba ugenda nyine uzerera mu bahanuzi, ankoresheje ijambo ry'ikinyarwanda rikomeye cyane, ariko niba uri umwe mu bagenda bavuga ngo uyu muhanuzi wanjye, uyu ni umuhanuzi wanjye, uyu ni bishop wanjye rwose, ngomba ni ibyo ngibyo nyine. Bene data, mumenye neza ko Satani yinjiye kandi yarakomanze. Hari abantu bamukinguriye. Mugire ubwenge, mumenye neza iby'ukuri ari ibihe, mumenye ab'ukuri ari abahe, kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo muzabamenyera ku mbuto bera, nta kindi kizabababwira. Kandi izo mbuto bera nyine ni imbuto zigumaho. Bene data, tube maso. Hari ikindi kintu Satani arimo arakoresha yibagiza abantu iby'Imana yavuganye nabo. Umuntu wese uri kwibagirwa icyo Imana yavuganye nawe, akibagirwa umurongo Imana yamuhaye ngo ajye agenderamo, uwo nguwo Satani aramubonye. Uwo nguwo yamaze kwinjirirwa n'uyu mwuka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 3 umurongo wa 6, reka tuhasome twihuta. Intangiriro igice cya 3 umurongo wa 6, haratubwira ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge,
asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugabo we wari kumwe nawe nawe arazirya. Bene data rero bakunzi, nshuti z'umusaraba, kwibagirwa icyo Imana yavuze biragatsindwa, bizana umuvumo, bizana akaga gakomeye ku mukristo wese wigeze amenya inzira y'ukuri, yarangiza agasubira inyuma akibagirwa neza icyo Imana yavuganye nawe. Uyu ni Adamu ndetse n'Eva. Imana yari yababwiye ngo kiriya giti kiri hagati mu ngobyi kimenyesha icyiza n'ikibi, kiriya giti ni ukuri ntimuzakiryeho, kuko nimukiryeho no gupfa muzapfa. Maze inzoka iraza iganiriza Eva, iramubwira ati Eva, harya Imana yarababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti? Eva arangije amena amabanga yose, aravuga ngo no gupfa tuzapfa. Satani amaze kubyumva aramubwira ngo wowe gupfa ntabwo uzapfa, ahubwo Imana yararebye ibona ko namwe muzaba nkayo, irangije irababuza. Bene data, reka ngire icyo mbabwira. Burya inzoka yari inyamaswa nziza. Inzoka yari inyamaswa nziza, nayo yavuganaga na Eva, yavuganaga n'abo mu ngobyi nyine, Adamu na Eva. Ariko Satani akimara kuyinjiramo, umwuka wa Satani utarinjira mu nzoka, nayo yari inyamaswa nziza nk'izindi zose. Ariko akimara kwinjira, inzoka ikimara gukingura, Satani akimara kwinjira, Satani arayikoresha, ishuka Eva, arya ku byari byarabujijwe. Bene data, tumenye neza ahantu aho duhagaze, tumenye uko duhagaze, tumenye uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge, kuko umwuka wa Satani urimo urakwirakwira ahantu hose. Natangiye mbabwira ngo ntimubererekere Satani, kuko Satani yakomanze ahantu henshi, ariko bose ntabwo ariko bamukinguriye. Satani yanyuze mu nyamaswa zose zari ziri muri Edeni, ntabwo ariko zose zamukinguriye, ariko inzoka yonyine yaramukinguriye, arangije arayikoresha, bituma ishuka umuntu w'Imana, maze iyo nzoka nayo iravuma. Kutumvira Imana, kutumva, kudakurikiza icyo Imana yavuze, kwibagirwa ibyo Imana yavuganye nawe, bizana akaga gakomeye cyane, bizana umuvumo, bizana umuruho, bizana amakuba ndetse n'ibyago. Bene data, mumenye neza, mwibuke ibyo Imana yababwiye, mugendere ku ijambo ry'Imana, kandi muzasohora amahoro. Imana ikomeze ibane nawe. Hari ikindi kintu nshaka ko twibukiranya, ni ikintu cyo kudasoma ibyanditswe byera. Bene data, abakristo bo muri iyi minsi ntabwo bari gushishikarira gusoma ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ni uburinzi, ni itabaza ritumurikira. Kristo wenyine cyitegererezo cyacu, uwo twigiraho, yatsinze Satani amutsindishije ngo handitswe ngo, igihe yageragezwaga. Rero nawe ndagira ngo nkubwire ngo uko ugenda ucika intege mu gusoma ibyanditswe byera, niko Satani agenda yinjira mu buzima bwawe, niko ugenda wibagirwa, niko kugwa mu mutego, niko kwinjira utazi aho wahereye, kubera yuko urimo urakingurira Satani, urimo urabererekera Satani kugira ngo yinjire mu buzima bwawe ntubimenye. Ahubwo mwene data, ongera ukanguke, ube maso, usome ibyanditswe byera, ugendere mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo ntabwo ari ukubisoma gusa, ahubwo ni ugukora ibyo ridutegeka. Imana ikomeze tuganze cyane. Hari ikindi kintu tugiye kuganiraho, ni ikintu cyo kudasenga twiyirije ubusa. Ibi bintu nabivuga, ariko bamwe mwantera amabuye cyangwa se mukabyumva nabi, ariko gusenga wiyirije ubusa bigira umumaro. Bivamo imbaraga nyinshi zikomeye zo kurwana kandi tukanesha. Bituma umuntu wacu w'imbere akomera, niyo uw'inyuma yaba ari kubabazwa akicwa n'inzara. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo uw'inyuma yasaza, ariko byibura umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya
uko bwije n'uko bukeye. Rero bene data, dukeneye guhagarara neza kugira ngo Satani atatwinjirira, kuko yakomanze ahantu henshi, nubwo bose batamukinguriye ariko hari abantu benshi bari kugenda bamukingurira. Ntabwo ari imyaka umaze mu gakiza, ntabwo ari titire ufite, kuko mu bashumba yagezemo, mu bishop yagezemo, muri ba apostle yagezemo, mu babwirizabutumwa yagezemo, mu bahanuzi arimo, mu baririmbyi arimo, mu bakristo arimo. Ntabwo ari imyaka cyangwa tayito ufite mu itorero, ahubwo umutima ufite ucishijwe bugufi, umutima uhugukira ukunda iby'ijuru, umutima wari uri muri Kristo. Iyo uwufite ubasha kunesha kandi ugatsinda umubi. Rero hari imbaraga zikiza, imbaraga zikiza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 8 uhereye ku murongo wa 26 ukageza ku murongo wa 39, atubwira neza ubwo Kristo yakizaga umuntu wari urwaye abadayimoni. Niba abadayimoni bamwumvira, niba umuntu wacaga iminyururu akayica, umuntu wabaga mu mva, Kristo akirukana abo badayimoni bose bakamuvamo. Mbese ubundi wowe ni iki cyatuma wibagirwa neza uwo uri we, ugahindura umuhamagaro wawe ntugume uko wahamagawe, warangiza ukita ku by'isi bitagira umumaro, kuko isi izashirana no kwifuza kwayo, ukaba utwawe n'iryo rari, ukibagirwa neza uko wahamagawe. Bene data, ari imbaraga za Kristo, imbaraga zikiza. Izo mbaraga nazo twarazihawe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka ko atinjirirwa, udashaka kumera nk'abandi bose, natumbere Yesu wenyine, kuko Kristo wenyine niwe gisubizo. Rero ikintu umuntu yakora kugira ngo abashe kurwana n'ibyo byose, kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ugatumbira umusaraba, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasenga ubudasiba mu kuri ndetse no mu mwuka, ugasoma ijambo kandi ugakora icyo rigutegeka, bizatuma uba uw'Imana ishaka kandi uba uw'Imana yifuza mu gihe cyawe. Uzakora neza kandi uzakorana n'Imana iby'ubutware. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese ugize icyifuzo cyo gusengana nanjye bitewe n'icyo yumvise kandi bitewe n'icyo yungutse, nafatanye nanjye gusenga, maze Imana ikomeze ibane nawe. Imana ikomeye, Imana igira neza. Imana, twumvise ijambo ryawe. Nibyo koko Satani atarinjira muri Yuda ntabwo yari yakagambanye, kandi Satani atarinjira mu nzoka ntabwo yari yagashuka Eva. Uwo mwuka winjiye mu itorero, winjira mu bantu bawe, uri murangiza byinshi. Ariko turasenze kugira ngo imbaraga za Kristo, imbaraga z'umusaraba, imbaraga z'amaraso, imbaraga z'Imana zize zigere ku muntu wese wumvishije iri jambo akagira icyifuzo cyo gusengana nanjye. Izo mbaraga zibohore, zirukana uwo mwuka wa Satani, zicecekesha amajwi yose yamwongoreraga mu izina rya Yesu Kristo. Zikureho igisitaza cyose cyari imbere ye, kandi zimuyobore mu nzira yo gukiranuka. Urakoze cyane, urakoze cyane Yesu Kristo. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, amahoro utanga, ibyishimo utanga, bibane n'umuntu wese uri bwumve iri jambo kandi agahinduka, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha, kandi mukomeze kugundira icyo mwamenye, kuko umujura ntazanywa n'ikindi, aje kwiba, aje kurimbura, aje gusenya, kandi ni ukuri nta cyiza cy'umujura.
mwibererekera Satani, umurwanye nawe azabahunga, kandi mwegera Imana nayo izabegera. Imana iracyakora kandi imbaraga zayo ziracyakora. Imana y'amahoro ikomeze ibishimire kandi ibarahereza umugisha none ndetse no kugera ku mperuka y'isi. Amen.